ndashaka kuvuga ingingo zose zitugaragariza ko umuntu atabasha kwiyeza akeneye ahubwo kwezwa. Ahubwo Imana kubera ko yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, bisaba urupfu n'ubundi. Mu barebe w'16 bazasanga uburyo guhongerera ibyaha byagendaga bakezwa n'amaraso y'igitambo. Noneho bwa bugingo, kuki bwa bugingo, kuki ya maraso? Nuko mu maraso ariho harimo ubugingo bwa rya tungo. Noneho ya maraso nta muri imbere y'Imana, Imana irabonye ko hari ubugingo bwamenetse, yego, ko hari icyapfuye uko biri kose. Icyo cyapfuye rero gisimbuye wa muntu wagombaga ni nka hari upfuye n'ubundi. Mu yandi magambo, ibyaha ntibyakuvaho bidafite ahandi bigiye. Ntago bishoboka, ntago byakunda. Umuntu rero yaranduye, kandi nk'uko twabivuze, igituma umuntu ashaka kwiyeza nuko atazi ko ubundi yanduye, kandi yanduye wese. Muri Yesaya 1:6 haravuga ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gitwariro nta hantu hazima umuntu afite. Uko Imana imubona, ngimubona nk'ibisebe binuka ngo bitigeze gukandwa, ngo habe no kubobezwaho utuvuta. Nuko Imana ibona umuntu wanduye. Umuntu nuko Imana imubona. Uwo muntu wanduye rero ni uri guhindukira agashaka kwiyeza. Ntiyeze ubwe gusa, akagira n'abandi nabo bamubwira ko babasha kumweza, kandi bahuje kwandura. Bibiliya iravuga mu Baheburayo 10:10 ngo gushaka kw'Imana kwatumye twezwa, tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa kugira ngo bibe bihagije iteka ryose. Impamvu utabuwera nuko wiyeza. Ariko niwemera kwezwa, urakira ko wejejwe n'amaraso ya Yesu adahora ameneka, ahubwo yamenetse rimwe kugira ngo wabarirwe rimwe kandi kugeza iteka ryose. Nanjye simpora nezwa, kubera ko n'ubundi urumva niba twaraho twica intama buri mwaka, yego, Yesu byasanga ajyaza aho. Urakoze cyane. Yaba kwezwa, gukurwaho ibyaha, reka kwezwa tubite gukurwaho ibyaha. Yaba byahoragaho, ubwo byasaba ngo na Yesu ahora apfa n'amaraso ye ahore ameneka. Umve nkubwira kandi twarababariwe, ngo wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso. Hari ubwo yakuhagije amaraso ye, ngo mbese imyambaro yawe irera. Nuko umuntu abuwera, nuko umuntu yezwa. Ntago umuntu yiyeza, ahubwo umuntu yezwa yizeye ko amaraso ya Yesu yamukuyeho urubanza rw'ibyaha bye byose mu buryo bw'iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Amen. Mbere ya byose nsuhuje abakunzi b'ibiganiro byacu bakurikira channel Ijuru TV. Rwose mbashimira uburyo mukomeza kugaragaza ko mubana natwe mu biganiro by'ubutumwa bwiza, ariko nanone mbasaba kujya musangiza aya makuru abandi bantu. Nukuri abantu benshi ntabwo baba bazi aya makuru, ariko we wayamenye nta mpamvu yo kubyihererana, kubera ko nk'uko wabohotse n'abandi bakeneye kubohoka. Ubwo rero umusanzu wawe watanga mu by'ukuri ni uwo kumenyesha abandi aya makuru ubonera ku channel yacu. Yisangiza abandi, kanda subscribe, tukomeze tubane, dukomeze dufatanye umurimo w'ivugabutumwa, cyane ko ari nawo umurimo mu by'ukuri dukwiye kuba dukora, kuko abantu benshi bari mu rujijo. Ariko Nshimiyimana nayo iba yatanze ibyangombwa byose, igatanga uyu mwanya, igatanga amagara mazima, tukaba mu by'ukuri tubashije gutambutsa ikiganiro kimwe n'ibindi tuba twatambukije byose hatabayeho ubushake bw'Imana ntabwo byakunda. Ubwo rero nk'uko bisanzwe by'ukuri kiba kigamijwe ni ugukura abantu mu rujijo. Ni ukura abantu mu rujijo. Iyo haje icyorezo, iyo haje intambara, iyo haje ibibazo, inzara se, abantu mu by'ukuri barahangayika, abantu bagahungabana,
ndetse abantu bagakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bintu bihagarare. Twafata urugero nka covid ije igihe yazaga mu by'ukuri ihangayikishije abantu, ibihugu birahaguruka, abayobozi barahaguruka, buri wese ku giti cye agira icyo akora hagamijwe kugira ngo covid ikumirwe. Ariko hari icyorezo kiruta covid, hari icyorezo kiruta ibindi byorezo byose bishobora kubaho, ariko abantu mu by'ukuri batitaye ku byo kirimo kirakora, abantu batitaye ku buryo kirimo kirangiza, kirimo kirica abantu, kirimo kirarimbura abantu. Icyorezo nshaka kuvuga nta kindi, iyo nshaka kuvuga ni icyorezo mu by'ukuri cy'icyaha, ariko n'ingaruka icyaha gifite ku bantu, ariko mu by'ukuri abantu bakaba bataramenye ko buhoro buhoro gikomeza kurimbura abantu, kandi mu by'ukuri umuti wacyo warabonetse. Umuti warabonetse, abantu bari bakwiye kuwusamira hejuru, abantu bari bakwiye kuwusamira hejuru, kuko buri wese, reka mvuge ngo iyo ndwara y'icyaha ndetse n'urupfu rw'iteka umuntu arayivukana. Umuntu avuka aciriweho iteka, umuntu avuka yarakatiwe kurimbuka, umuntu avukana urubanza afitanye n'Imana, ariko arukomora kuri Adamu, nk'uko twagiye tubigarukaho mu biganiro bigiye bitandukanye. By'ukuri ntabwo umuntu aba umunyabyaha akuze, oya, icyo nacyo ni ikinyoma abantu benshi bagendana, bavuga bati umuntu avuka ari akamarayika, agahinja akaba ari akamarayika, ariko ntabwo ari byo pe. Reka nkosore icyo kintu, uwo dukurikiye aya makuru mu by'ukuri uyafate n'amaboko yombi, ntabwo umuntu avuka ari mwiza noneho ngo nagera mu isi mwanduze, oya. Icyo Bibiliya ivuga nicyo dukwiye guha agaciro. Niba tuvuga ko turi abakristo, niba tuvuga ko twemera ijambo ry'Imana, tujye twemera by'ukuri ijambo rivuga, twe kugendera ku marangamutima yacu nk'abantu, kubera ko ntaho yatugeza. Bibiliya ivuga muri Zaburi 51 umurongo wa 7, iravuga ngo dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Bivuze iki? Bivuze ngo umuntu avuka afite ubuzima bw'icyaha muri we. Ubuzima bw'icyaha akomora kuri Adamu ndetse na Eva, ab'Imana yaremye bagambere, ikabaha itegeko ryo kutarya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'icyiza, ariko bakarenga igiti bakakiryaho. Byatumye rero mu by'ukuri binjirwamo na kamere y'icyaha. Iyo kamere iba uruhererekane ku bantu bose bakomotse kuri Adamu na Eva, nta muntu utayivukana. Nanjye ku ivuko rya mbere narayivukanye, nawe warayivukanye, wo dukurikira, n'umwana wavutse uyu munsi iyo kamere y'icyaha yayivukanye, n'uzavuka ejo iyo kamere y'icyaha azayivukana. Icyo rero nicyo giti cyeraho izindi mbuto z'ibyaha ujya ubona zikugaragaraho, harimo kwiba, harimo gusambana, harimo kubeshya, harimo uburakari, harimo kwifuza ibibi, harimo kugambana, harimo n'ibindi byose abantu bibonaho nk'imbuto z'ibyaha. Ariko mu by'ukuri igikomeye cyane ni icyo giti ibyo byeraho. Iyo abantu rero bavuga ngo bari kwihana, baba bakoze iki mu by'ukuri? Baba bari kwihana imbuto z'ibyaha cyangwa se imbuto z'icyaha. Ariko by'ukuri igiti ntaho kijya. Niyo mpamvu abantu bahora basenga bihana, ariko ejo bakongera bakibonaho za mbuto, nuko cya giti byeraho kiba kigihari. Kubw'icyo giti rero gituye mu muntu, n'iki Imana iheraho yita umuntu umunyabyaha. Mu by'ukuri uri umunyabyaha hadashingiye ku mbuto, ahubwo uri umunyabyaha hashingiye ku giti. Imbuto rero, ubwo simvuze ko ibyaha nabyo atari bibi, oya. Imbuto ni ingaruka z'igiti. Imbuto ni ingaruka z'igiti, ariko igiti nicyo kibazo nyirizina, kubera ko ari cy'imbuto zikomokaho. Ngaho kwica gitera, wakwica ikibimutera. Imana rero ikomeza kubona nk'umunyabyaha no mu gihe umaze kuvuga amazina y'ibyaha wakoze, kubera ko igituma ubikora ntawe kiba kigiye. Imana ivuga ko umuntu ari umunyabyaha rero ni ikibivuze. Abaroma 5:18-19 haravuga ngo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bahinduka abanyabyaha bakanacirwaho iteka. Byumvikane neza. Kuzarimbuka kwawe, kuzarimbuka kw'abantu ni igicumuro cya Adamu, nta kindi. Si imbuto nyinshi beze, ahubwo niyo kavukire, niyo kamere mu by'ukuri abantu bose bavukanye. Amadini rero twese twayobeyemo
amadini twasanze hano mu isi menshi ahora kandi avuka ahora aba menshi ahora yiyongera, yatwigishije ibitari byo. Yatwigishije ko ikibazo dufitanye n'Imana ari uko tujya dukora ibyaha. Oya, ntabwo ari byo. Ntabwo ikibazo dufitanye n'Imana ari uko tujya dukora ibyaha. Ikibazo dufitanye n'Imana ni uko twavutse turi abanyabyaha. Noneho amadini adutoza kureka ibyaha, ariko ntabwo wareka ibyaha kandi ikibigutera kiri muri wowe. Uzi noneho uzajya ubona bikora kubera ko ntaho byajya kamere ihari, mujye mubivuga mu mazina mu byihane, nabyo ntabwo ari byo. Wa muntu we wavutse ukayoboka idini ukarikuriramo, ryaba ari ry'ababyeyi, ryaba ari ryo wihitiyemo, rikakwigisha kureka ibyaha, rikanakubwira ngo none uzajya ubikora uzajye ubyihana, iyo ni inzira ikujyana kurimbuka. Ni inzira yizewe ikujyana kurimbuka. Icyo rero nicyo cyorezo ndimo ndavuga kandi cyafashe abantu benshi, abanyabwenge, abaswa, abakire, abakene, bose bari mu icyo kimodoka kinini kibajyana kurimbuka. Ndimo ndabatabariza rero. Ubu ni ubutabazi, iri ni ijwi ry'ubutabazi ririmo riraburira abantu bari mu kimodoka kinini cyitwa idini iryo ari ryo ryose, kandi kubera ko amadini yose yigisha bimwe, nubwo amazina yayo atandukanye, ariko mu by'ukuri yigisha bimwe. Ni ukubwira abantu ngo mureke ibyaha, nimumara kureka ibyaha muze idini ribaha inshingano, ribabatize, ribashyire mu makorari, ribashyire mu mirimo itandukanye y'ubudiyakoni, abandi ribaho ubushumba, abandi ribaho ubishopu, abandi ribagira abahanuzi, abandi ribagira abaririmbyi, abandi ribagira abacuranzi, abandi ribagira abinginzi n'ibindi nk'ibyo, bitwa abakristo kubera gusa ko bayobotse idini ariko batemera Kristo n'umurimo Kristo yakoze. We muntu, ndavuga ijwi rinini cyane, wowe muntu uyobeye aho hantu, iyo ni inzira ngari ijyana abantu kurimbuka. Aho ntuzahinguka hitwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ikintu gikomeye ni uko iyo ari inzira ya benshi, ni uko benshi bazi ko ariyo nzira izabajyana mu ijuru. Ariko ikintu gitangaje ni uko umuntu wese mu mutima we utarya ruswa, umutima we umubwira ngo mu ijuru hazajyayo umukiranutsi. Ako kantu karakomeye. Ariko wamubaza ati sura umukiranutsi, ati hoya ndimo ndagerageza. Ati kame muri mwisi ntago waba umukiranutsi ukiri mwisi. Ati umuntu aragerageza ariko n'intungane bwira 17 ka 70 zeru yawe, icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Umuntu aba umukiranutsi akiri mwisi, akaba mwisi akiranutse ku Mana kandi 100%. Gusa nta makuru wamenye nabwo sinakurenganya, niyo mpamvu yicano ijuru ntirikorerwa, niyo mpamvu y'ibi biganiro dutambutsa, no kugira ngo uve mu rujijo. Ariko nawe tega amatwi kandi ntiwinangire umutima. Bibiliya iravuga ngo uyu munsi ni wumva ijwi ry'Imana, we kwinangira umutima. Amagambo navuze ari mu Baroma 5:18-19 avuga ngo igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha banacirwaho iteka. Akomeza kuvuga ngo ariko ngo ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Bivuze iki? Bivuze ngo nubwo Adamu yatwokoje icyaha ndetse n'urupfu rw'iteka nk'igihano cy'abanyabyaha, ariko ntago Imana yarebereye, kubera ko Imana ni umutunzi w'imbabazi. Yashatse igisubizo ku wundi utari wowe. Ikibazo utiteye, reka nkubwire ngo nta nubwo uzakibonera igisubizo. Ikibazo utiteye ntabwo uzakibonera igisubizo. Ikibazo cyatewe na Adamu, we wisanga mu kibazo, nta n'igisubizo wakibonera. Ahubwo Imana yagushakiye igisubizo. Idushakira undi witwa Yesu uza gukemura ikibazo cyatewe na Adamu wa mbere. Ahandi Bibiliya ikamwita Adamu wa kabiri cyangwa se Adamu wa nyuma. Uwo niwe waje noneho avukira mu isi yambara umubiri, uyu mubiri w'abantu, ariko afite kamere y'ubumana kubera ko ntiyavutse ku bushake bw'umugore n'umugabo. Uwo niwe wabaye mu isi, ntiyakora icyaha na kimwe.
uwo niwe wabaye mu isi ntiyakora icyaha na kimwe kandi yambaye umubiri, akora ibyo gukiranuka Imana iravivura, akora ibyo gukiranuka Imana irabyemera. Uwo niwe umucunguzi w'abari mu isi, uwo niwe waboneye abantu gukiranuka, uwo niwe wakuboneye gukiranuka. Ntago ari wowe uzakiranuka. Impamvu utabaye umukiranutsi ni uko wishatsemo gukiranuka kandi uri mwene Adamu utabasha gukiranuka. Ariko Imana yabonye ko utabishobora kera utaravuka, igushakira Yesu kugira ngo agukiranukire. Ijambo wahozeho, wahoranye n'Imana kandi wari Imana, nta cyaremwe gitaremwe nawe. Uwo niwe waje mu isi yambara umubiri w'abantu kugira ngo atubonere gukiranuka tutabasha kubona. Igihe Yesu ageragezwa mu buryo bwose nkatwe, ariko ntiyakora icyaha, ari hano mu isi kwari ukugira ngo twebwe batindinya kujya, twebwe batabasha gukiranuka atubonere gukiranuka. Namara kutubonera gukiranuka ntibiciraho, ahubwo yishyireho n'ibyaha byacu bihanirwe. Nimvuga ngo yishyizeho ibyaha byacu, ubundi ko Yesu yapfuye utaravuka, wumva ibyaha byawe yishyizeho ari ibihe? Yishyizeho ibyaha byo muri kamere yawe byose atarobanuye. Ntabwo yishyizeho ibyo wakoze kubera ko wari utaravuka ngo ubikore. None se Yesu yapfuye ufite imyaka ingahe kugira ngo ube watekereza ngo yapfuye wenda azira ibyo nakoze? Oya, yapfuye azira ibyaha byawe muri rusange atarobanuyemo na kimwe. Imana iramuhana, irabimuziza. Igihano kiduhesha amahoro kiba kuri we. Yesaya 53:5. Igihano kiduhesha amahoro kiba kuri Yesu. Yesu ahanirwa kugira ngo twe tugire amahoro. Ariko ayo mahoro ushobora kutayagira kubera kutemeye ko Yesu yahanwe mu cyimbo cyawe. Uyu munsi rero ndagushishikariza iki? Ndagushishikariza noneho kwivaho. Reka mbwire wowe dukurikiye ko kwihana ari icyo bivuze. Kwihana ni ukwitakariza icyizere, ni ukurekeraho kwishakamo gukiranuka, ni ukwemera ko uri umunyabyaha ku bw'ivuko ryawe kandi ko bihagije kugira ngo ujye kurimbuka. Ukemera ko imyaka yose bakongera yo kubaho hano mu isi utazapfa ubaye umukiranutsi ku bwa kamere yawe. Aho ba wihannye. Ntago kwihana ari kuvuga ngo Mana umbabarire kubeshya. Kwihana ni ukwemerera Imana ko uri umunyabyaha ku bwa Adamu, kandi ko ntacyo wabikoraho, kutabihindura, ko nta mbaraga ufite zaguhindura ngo ube ikindi kintu utavutse uri cyo. Aho ba wihannye, ukamanika amaboko ukarekeraho kwishakamo ibyatuma Imana ikwemera, uba wihannye. Noneho iyo wihannye rero hakurikiraho indi ntambwe yitwa kwizera. Kwizera bibanzirizwa no kwihana. Noneho kwizera ni ukwizera undi we w'umukiranutsi rero. Kubera ko umaze kumenya ko utabasha gukiranuka, uvuga ati Mana amanitse amaboko ndekeye aho kwishakamo gukiranuka, nanjye nemeye kwizera Yesu wakiranutse kugira ngo ngendere ku byo Yesu yakoze. Aha, wowe wizeye Yesu rero nyuma yo kwihana, noneho urekeraho kwishakamo icyagukiza ukagendera ku byo umukiza wawe yakoze. Aho niho uba umukiranutsi rero. Icyambere, Imana ihita ifata gukiranuka Yesu yakiranutse ikakukwandikaho, ikakukubaraho, nukubarwaho ibyo utagizemo uruhare, nukubarwaho ibyo utakoreye, nukubarwaho ibyo utakoze, ahubwo byakozwe n'uwo wizeye nyine ari we Yesu. Ukabubaye intungane 100%, ariko utwaye gukiranuka utagizemo uruhare, ahubwo wambaye gukiranuka kwa Yesu. Umuntu utarihana wese, umuntu utari wamara kwitakariza icyizere, akomeza kwishakamo gukiranuka, akaba ari nawe mugomeramana ukomeye, kubera ko ari kubwira Imana ngo ngewe ndashoboye. Uwo nyine yanze kwihana ubundi. Amadini yuzuyemo abantu rero banze kwihana, bari gushaka gukiranuka kwabo ngo kuzabajyane mu ijuru. Akaba ariyo mpamvu amadini ari inzira ijyana abantu kurimbuka. Noneho rero wowe uri kunyumva, wowe dukurikiye, ukurikira ibiganiro byacu, ihana uyu munsi. Takariza icyizere korari yawe, takariza icyizere amasengesho yawe, takariza icyizere gufasha abakene kwawe, takariza icyizere ibyo witaga imirimo yawe yo gukiranuka. Noneho wihane, uhindukirire Yesu, wizere ibyo Yesu yakoze. Niwe wakoze ibyuzuye bishimwa n'Imana. Imana yari ifata gukiranuka kwa Yesu ikukwandikeho, ubu umukiranutsi imbere yayo byuzuye, ubazweho gukiranuka kwa Yesu. Icya kabiri, wizere iki kindi cya kabiri,
wizere ko Imana itazaguhana. Imana ni nyarukundo, Imana yaragukunze. Ubwo yahannye Yesu mu cyimbo cyawe, nawe ntizahindukira ngo iguhane. Ubundi wanze kwizera, ubundi wanze kwemera urukundo rw'Imana, niyo mpamvu uhora wumva uri umunyabyaha. Ariko uyu munsi ni wizera ko nta cyaha kikubarwaho n'iki kimwe, hashingiye ko ibyaha byawe byose byagiye kuri Yesu, uzatunga umutima ukubwira ko wababariwe. Ubwo tudahora tubona Yesu adupfira kuko yapfuye rimwe, ni nako tudahora tubabarirwa. Kuko hatabonetse igitambo ntago Imana yatanga imbabazi. Igitambo rero ntago gihora gitambwa kubera ko Yesu yatambwe rimwe. Bibiliya iravuga mu Baheburayo 10:10 ngo gushaka kw'Imana kwatumye twezwa, tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa kugira ngo bibe bihagije iteka ryose. Impamvu utabuwera nuko wiyeza. Ariko niwemera kwezwa urakira ko wejejwe n'amaraso ya Yesu adahora ameneka, ahubwo yamenetse rimwe kugira ngo wabarirwe rimwe kandi kugeza iteka ryose. Ngo rero nkuburire, nagiraga ngo mfatikanye n'abandi bavuga ubutumwa bwiza, abo dukora n'ibiganiro, yewe nabo tudakora n'ibiganiro, ariko bashishikajwe no kuburira bari mu isi kugira ngo icyo cyorezo kizatera, uwo muriro utegereje abanyabyaha bose, wowe utazakugeraho. Nanjye natangaga umusanzu wanjye, amazina ntago nayavuze ntangira, ariko natekereje ko niba usanzwe udukurikira urayazi, ariko niba udukurikiye bwa mbere ni Emile Nshimiyimana, umuvuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Nibwo Imana yadutumye kubwira abari mu isi ko yabagiriye ubuntu, ikabakuraho ibyaha ikabishyira kuri Yesu. Ubyizeye wese akambikwa umwambaro ari wo gukiranuka kwa Yesu Kristo. Kanda subscribe, kanda share kugira ngo n'abandi mu by'ukuri babona aya makuru y'ingenzi yihutirwa, arihutirwa cyane. Ni amakuru yihutirwa atabara abantu bajyaga kurimbuka, bagakira kurimbuka, bakajya mu ijuru. Ndavuga kandi kantu kamwe nsoza. Mu by'ukuri uko nk'uko umeze, uramutse utumiwe mu birori ukagenda utambaye, ukagenda wambaye ubusa, ntabwo bakwinjiza. Ariko iyo ugiye wambaye umwenda, wa mwenda uhisha isoni z'ubwambure bwawe, nawe ukagenda uri fiyeri, ariko n'abakubonye bakabona udateye isoni koko. Uko niko umuntu wese iyo atambaye gukiranuka kwa Yesu agaragara nk'uwambaye ubusa imbere y'Imana, akaba atazinjira mu ijuru ry'Imana yambaye ubusa. Ariko iyo wizeye Yesu akwambika gukiranuka kwe, akaba ari nawo mwambaro w'ubukwe uzakujyana mu ijuru. Nicyo twizera kuri Yesu, twemera ko twambaye ubusa, ni nako kwihana koko, tukemera ko atwambika. Akwambika iki? Akwambika gukiranuka kwe. Icya kabiri, nk'ubu ndamutse mfite nk'ahantu bandasaze ku mubiri wanjye, wowe udukurikiye ntabwo wabibona kubera ko ndambaye. Natwe rero icyaha cyatwambitse ubusa, ariko kinadushyiraho ibikomere, ku buryo umuntu wese utambitswe na Yesu agaragara n'indasago n'andi madefo yose. Ariko iyo wizeye Yesu, Imana ntireba ya madefo ufite ku mubiri, oya, ntireba bwa busembwa bwawe, ahubwo ireba umwambaro Yesu yakwambitse, ikabona wambaye, ikabona usa neza. Umuntu wese rero wibwira ko ari mwiza ariko atirebeye muri Kristo, uwo yambaye ubusa ari kujya no kurimbuka, anateye isoni imbere y'Imana. Ariko wakwemera ko mu by'ukuri asa nabi, ariko akemera Yesu umwambika, akwambika gukiranuka kwe, ukagaragara nk'imbere y'Imana wambaye neza, uri umukiranutsi ubereye kujya mu ijuru. Ni ibintu byoroshye, nubwo idini ryabikomeje bakavuga ko uzarikorera ijuru, ariko nta kintu wakora kugira ngo uzarihabwe. Uyu munsi ca bugufi uve mu kigare cy'idini, wizere Yesu uhabwe ijuru ku bwa Yesu. Nicyo nakubwiraga, ariko nizera ko n'ubutaha tuzongera tukabana mu bindi biganiro bizakurikira, cyane ko ari byinshi n'ibindi byatambutse bikurikire, uzakoramo byinshi byakugirira umumaro. Nakagaruka ibiganiro byacu. Imana ishimwe ku bwa byose. Amina. Amen. Emile, utaragenda wenda reka tuganiraho gatoya. Yego. Ikintu uvuze mvije kinshimishije. Yego. Ahantu uvuze ngo impamvu utabuwera, yego, nuko wiyeza. Yego rwose. Ibyo bintu nagira ngo ubyimbike wenda yose n'ubisenguraho gake cyangwa se n'ubivugaho. Yego pe. Ko ni ibintu byumvikana. Yego. Niba umuntu nyine ashaka hari ukwezwa no kwiyeza. Yego. Impamvu umuntu atabuwera nuko yiyeza. Yego pe.
ni ijambo ryumvikana. Yego. Nkawe ni gute ujya kurivuga ubushingiye ku kiwenda? Urakoze cyane. Reka tuvuge mu magambo yumvikana. Yego. Tuvuge ngo abantu benshi bigishijwe kwiyeza. Kwiyeza. Sibyo? Yego. Banashyiraho uburyo bw'abantu bwo kwiyeza nyine. Turaza kubuvuga nyine. Ubwo tugiye kubyinjiramo. Ariko Bibiliya yo siko ibivuga. Bibiliya igaragaza ko ahubwo twejejwe. Igaragaza ko twejejwe. Ntabwo ivuga ko ari twebwe twiyeza, ahubwo igaragaza ko twejejwe. Tujyane. Uwiyeza rero, reka mfate urugero rutoya rusanzwe rugaragara. Uyu mwambaro wanjye wanduye, tuvuge ishati cyangwa iri koti, ese ryo ubwaryo ryakwikorera isuku? Oya. Ntabwo bishoboka. Ubwo turakoresha n'amagambo yumvikana. Bisaba ko haboneka urikorera isuku. Siko bimeze? Ndetse nawe akagira ibikoresho akenera mu gukora ya suku. Rya koti cyangwa ya shati cyangwa ya pataro n'ikindi. Siko bimeze? Noneho mu ibyo bikoresho harimo isabune, harimo amazi, hari indi miti yabugenewe, nk'abajya muri dry cleaner bafite ibindi bakoresha muri dry cleaner n'amamashini, mbese kugira ngo wa mwenda uke. Siko bimeze? Icya kabiri, ndamutse nakoze wenda mu gitaka, amaboko yanjye akandura, ariko n'umwenda n'ubundi ukandura, ngashaka guhanagura hamwe handuye ku mwenda wanjye, ese hacya cyangwa harushaho kwandura? Harushaho kwandura. Kubera ko wanduye nawe birumvikana ko nawe wanduye. Birumvikana ko harushaho kwandura. Ndashaka kuvuga ingingo zose zitugaragariza ko umuntu atabasha kwiyeza, akeneye ahubwo kwezwa. Umuntu rero yaranduye, kandi nk'uko twabivuze, igituma umuntu ashaka kwiyeza ni uko atazi ko ubundi yanduye, kandi yanduye wese. Muri Yesaya 1:6 haravuga ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gitwariro nta hantu hazima umuntu afite. Uko Imana imubona, ngo imubona nk'ibisebe binuka, ngo bitigeze gukandwa, ngo habe no kubobezwaho utuvuta. Nuko Imana ibona umuntu wanduye. Umuntu nuko Imana imubona. Uwo muntu wanduye rero ni uri guhindukira agashaka kwiyeza. Ntiyeze ubwe gusa, akagira n'abandi nabo bamubwira ko babasha kumweza, kandi bahuje kwandura. Ndavuga iki? Ndavuga iyo ugiye mu byumba by'amasengesho, ubu turinjira mu ngingo zifatika, usanga hari abantu bari ku muryango, aho bise ku gikarabiro, bashinzwe kwatuza abantu. Nushaka kubyite neza, bashinzwe kweza abantu. No kubeza suko cyane. Urakoze cyane. Cyane kuri kubeza. Bashinzwe gufasha abantu kwiyeza. Sibyo? Noneho atari ibyo, hari abandi bavuga ko barambikaho ibiganza bakabakiza ibyaha, kandi abo barambikaho ibiganza nabo ubwabo ari abanyabyaha. Hari n'ababatuza, ariko hari n'ababatuza. Urakoze cyane. Nabo ari abanyabyaha bagenzi babo. Ikindi, hari n'abandi bavuga ko babaca iciru nka penetensiya, mu gihe abantu bajya kwaka penetensiya, nabwo ni uburyo bwo kugira ngo umuntu bwo kubeza. Noneho barangiza bakabaca n'iciru, bati iki ciru nacyo kizagufasha mu gukurwaho ibyaha. Hari ukuntu ku mazu ari ku mihanda cyangwa mu manegeka, ku imihanda bagiye gukora, cyangwa se mu manegeka ahantu leta ibona hari ibibazo, bashyiraho towa
ubwo buryo bwose mvuze n'ubundi nibagiwe abantu bakoresha bari kwikuraho ibyaha mbushyizeho towa bwose mbushyizeho towa kubera iki nusoma mu Balewi mu gice cya 16 bagaragaza uburyo umutambyi mu isezerano rya kera uburyo umutambyi yajyanaga igitambo akajya gutambirira Abisirayeli. Noneho tujyane ndashaka guhera kera ariko ngaruka ubu ngubu sibyo kubera ko nubwo dufite amasezerano abiri irya mbere cyangwa se irya kera n'irishya ariko by'ukuri yose afite ahantu ahurira kuko irya mbere ryari igishushanyo kirya kabiri irya mbere ryacaga amarenga irishyashya utumvishe rero n'irya mbere n'irya kabiri ntabwo waryumva. Nusoma mw'icyo gice cya 16 cy'Abalewi bazagusobanurira umunsi mukuru w'impongano uburyo Abisirayeli ibyaha byabo byahongererwaga ariko bikozwe n'umutambyi uburyo bezwaga urakoze cyane uburyo bezwaga by'ukuri umutambyi yafataga igitambo wenda utagiye kure ubundi tubwire neza ni gute hari uburyo bungahe bwabaye ku isi bwo kwezwa. Urakoze cyane ni bubiri ubwa mbere bezwaga gute kera ubwa mbere rero kera urakoze cyane kuko biratuma barushaho gusobanura cyane ko nawe uhari kugira ngo dufatikanye mu by'ukuri dusobanurira abantu ariko mu buryo babasha kumvamo kugira ngo turebe niba koko bwa mbere bwari bwemewe bakoreshaga none umva ko wambwiye ko hari abatuza hari abagira gute urumva n'ubundi buryo bwaje bwo kweza cyangwa kwezwa none rero turashaka kumenya uburyo bw'ingenzi bwabayeho ari bungaye ko ari bubiri ni bubiri gusa uburyo bwa kera ubundi nanone ngarutse mu Balewi mu gice cya 17 umurongo wa 11 Imana yabwiye Abisirayeli ko batazajya barya amaraso y'itungo no mu gihe bagiye kurya itungo badakwiye kurya amaraso yaryo kubera ko mu maraso y'itungo niho haba ubugingo bw'iryo tungo sibyo bityo ngo amaraso Imana yabahaye kuba impongano y'ibyaha ngo akwiriye kujya asukwa ku gicaniro kugira ngo ahongerere ibyaha byabo bityo rero ntibakwiriye kuryana inyama n'amaraso tujyane ubwo ku Mana amaraso yari afite ikintu gikomeye ashushanyije. Noneho yuje mu Baheburayo mu gice cya 9:22 ngo unakurikije amategeko y'Imana ngo ibintu byose byezwa n'amaraso. Urumva ko amaraso ari yakoraga ibintu rero ibintu byose byezwa n'amaraso ngo kandi amaraso atavuye nuko uwo murongo uvuga Abaheburayo 9:22 ngo kandi amaraso atavuye nuko handitse ngo ntihariho kubabarirwa ibyaha. Etiye nuko havuga ndabyumva bivuze ngo ikintu cyose wakora hatavuye amaraso ntago byari gukunda ntibibaho. Ubwo ni uburyo bwa mbere turi kuvuga ntibibaho ntago byari gukunda yego. Noneho rero mu isezerano rya kera hatangwaga igitambo cya gitambo noneho umutambyi akacica kugira ngo ya maraso aboneke ya maraso ameneke ya maraso ya cya gitambo akajyanwa ku ntebe y'ihongerero yego umutambyi akayajyana kugira ngo ya maraso ahongerere ibyaha by'Abisirayeli. Ba Bisirayeli bakoze ibyaha Imana ikabaha imbabazi kubera iki ya maraso kubera ko ibonye ya maraso. Reka nkubwire ubundi ati uzi ko ari nkaho Imana itababarira ibyaha. Reka nako nkavuge nubwo gakomeye yashyizeho ikiru urakoze hari ikintu ugomba gutanga kugira ngo babarire. Ni nkaho Imana itababarira ibyaha. Abantu banyumve sintesheje agaciro imbabazi Imana yatanze ariko ndashaka kuvuga ko nazo ubwazo itazitanze ntacyo ishingiyeho kabisa. Ahubwo Imana kubera ko yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu bisaba urupfu n'ubundi
bisaba ko hapfa ikintu kigusimbura. urakoze cyane kigucungura. urakoze cyane niba atari wowe upfuye ariko hapfa ikindi cyo cyaziraga inenge yego gihongerere ibyaha byawe kibe kigucunguye wowe ubabariwe abantu bazasome rwose mu barebe w'16 bazasanga uburyo guhongerera ibyaha byagendaga nuko byagendaga abantu bakizwaga uburyo abantu bezwaga Yesu bezwaga sibyo bakezwa n'amaraso y'igitambo noneho bwa bugingo kuki ya maraso nuko mu maraso ariho harimo ubugingo bwa ryatungo noneho ya maraso namurikwa imbere y'Imana irabonye ko hari ubugingo bwamenetse yego ko hari icyapfuye uko biri kose icyo cyapfuye rero gisimbuye wa muntu wagombaga ni nka hari wowe upfuye n'ubundi hari ikintu kigusimbuye noneho rero wowe utashye ubabariwe ariko kubera ko hari undi ugize ute hari ikintu watanze hari ikindi gipfuye mu cyimbo cyawe tujyane rero noneho Imana rero iyo yaje kugirira abantu impuhwe kubera ko biriya avuga ngo byaha n'ubundi ngo kera n'ubundi ntibyakurwaga 100% byaratwikirwaga ko nko kwibagiza se none Imana ikaba imeze nk'iyo bababariye ariko mu gihe ngo cy'umwaka umwaka washira bakongera bakazana ibindi bitambo kugira ngo ukomeze kubaho utagitanze se ubwo wari gupfa ibyaha byaratwikurwaga imbere y'Imana hanyuma ugapfa kubera ko hari byinshi Imana yabatezaga za mugiga n'ibiki byose ikabarakarira nyine bivuze ngo byarongeraga bikagaruka bigatwikururwa kubera ko utashatse ikindi gitambo cyo kugira ngo bahoraga babishaka ibyari itegeko ko buri mwaka n'ubundi n'abisera bose bongera bagahongerererwa uwo munsi ukaba w'impongano kugira ngo Imana yongere twikire bya ariko mu gihe cy'umwaka urimo kubyumva Imana rero ibona ko itahora mu ibyo ishaka kubabarira noneho abantu burundu ariko umva ikindi kintu ushaka kuvuga itungo ryatangwaga ryabaga ritarengeje umwaka ribayeho niba ari intama niba ari inka yagomba kuba itarengeje umwaka ubugingo rega ni kimwe n'ubuzima ubwo ubuzima bw'iryo tungo bwabaga ari ubuzima butarengeje umwaka bivuze ngo igihe no kuguhesha kubaho mu gihe kitarengeje ubuzima bwaryo n'ubundi ubwo nushaka tubyita assurance kabisa y'umwaka narinzi ko byakomezaga yuko avuga ati gunda bitanze ariko ubwo byari umwaka wose ni umwaka gusa umwe noneho rero tujyane twagize amahirwe iyo usomye muri Yohana 1:29 Yohana ngabonye Yesu ngaravuga ngo dore nguyu ntama w'Imana ngo niwe ukuraho ibyaha by'abari mu isi tujyane Imana yaje kudushakira intama iri special ifite ubugingo bw'iteka nimvuga ubugingo nushaka wumva ubuzima ifite ubuzima bw'iteka ariyo Yesu avukira mu isi yambara umubiri wacu nk'abantu ariko we ntiyakomoka kuri nde kuri Adamu kuko n'intama yatangwaga kera ngo yabaga idafite inenge ntiyakomoka kuri Adamu bivuze neza cyane yego bivuze ngo ntabwo yari ameze nk'uko wa muntu ameze twe tumeze bityo we yavutse nta nenge ari igitambo kizima kizira inenge n'imibereho ye mu isi yagaragaje ko nta nenge afite ngo yarageragejwe pe yisomye mu Heburayo 4:15 bavuga ngo yageragejwe mu buryo bwose nkatwe ariko ntiyigera akora icyaha uwo rero niwe wabashije kugaragara imbere y'Imana yaba igitambo cyatambirwa cyahongerera ibyaha by'abantu cyasimbura ibitambo bakoreshaga mbere urakoze cyane noneho rero iyo dusomye mu Bakorinto ba 2:5-21 haravuga ngo utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha tujyane ni nk'uko ya ntama cyangwa cya kimasa cyaziraga inenge cyashyirwagaho iki
icyaha kandi kitarakoze icyaha kabisa. Mu yandi magambo ibyaha ntibyakuvaho bidafite ahandi bigiye. Ntabwo bishoboka, ntabwo byakunda. Hagomba kubaho transfer. Kandi ntibyakuvaho bijya ahandi bisanzwe biri nanone. Bivuze ngo nta muntu wagukuraho ibyaha kuko nawe bifite, nawe ni umunyabyaha. Ntiyabona aho nahabishyira. Yabishyira he? Basi se niba yanahabona akabigumana we yabishyira he? Utarigeze kumenya icyaha rero Imana yamuhinduye kuba icyaha. Imana niyo yakoze transferi, ifata ibyaha bya Emile ibishyira kuri nde? Kuri Yesu. We udafite icyaha. Aho kantu kumvikane neza. Yesu udafite icyaha, Imana ikora transferi, ifata ibyaha byanjye ibishyira kuri nde? Kuri Yesu. Tujyane. Nk'uko byavaga ku muntu bikajya ku ntama, na Yesu ahindutse intama, ariko ntama w'Imana, ntama wakomotse ku Mana. Dore nguyu ntama w'Imana, sibyo? Aha. None rero ntago byajya kuri Yesu ngo nanjye bingumeho. Ntago bishoboka. Ko nundi byavaga ku muntu bikajya ku ntama, kandi umuntu akagenda agize ute? Yera. Nubwo garanti yari ntoyi. None rero bivuye kuri Emile bigiye kuri nde? Bivuye kuri Yesu. Nkuko byumvikana Yesu ahindutse icyaha, ariko Emile ahindutse umwere imbere y'Imana. Aho Yesu rero aza gutandukanira na za ntama, nuko we yari afite kuduha garanti ihwanye n'ubuzima bwe bw'iteka. Arega ni mpamvu yanapfuye ariko akanazuka, ni igihamya cy'uko ari uwiteka n'ubundi. Ariko hari ikintu kimwe Emile utaragira aho ngaho. Yego. Urumva n'ubundi n'intama. Yego. Yaguhaga ubugingo bw'umwaka. Yego. Kandi gapfa. Yego. Ariko ntigaruka. Yego. Ariko Yesu we ntabwo yagumyeyo. Yaguma buriya ntabwo ari kuba abucungura. Urakoze cyane. Twagashaka undi Yesu. Urakoze cyane. None rero we yari afite kubaho iteka ryose. Nuba ariho ari iburyo bw'Imana. Bivuze rero ngo noneho we yaduhaye assurance ihwanye n'ubuzima bwe. Biri kumvikana. Bivuze rero ngo ibyaha byatuvuyeho bishyirwa kuri Yesu, Yesu abijyana mu mva, arapfa, Imana ijya yambabarira. Noneho mba ndejejwe rero. Ariko tujyane, nta nubwo Yesu yapfuye urupfu rutamena amaraso. N'ubundi amaraso yagombaga kumeneka akagaragarira Imana. Yego. Noneho Imana ko ibonye ubugingo bwa Yesu butanzwe kubw'impongano y'ibyaha byanjye, ikavuga ngo Emile ahindutse umwere. Nk'uko intama n'ubundi yabisimburaga ariko mu gihe gitoya. Yego pe. Noneho mu Baheburayo 10:10 haravuga ngo gushaka kw'Imana kwatumye twezwa, tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Nuko handitse. Nge rero ndi umwere ku Mana ariko wejejwe na Yesu utiyeza. Kandi ubwo Yesu adahora apfa ngo amaraso ahora ameneka, nanjye simpora nezwa. Kubera ko n'ubundi urumva niba twaraho twica intama buri mwaka. Yego. Yesu byasanga ajyaza ahora. Urakoze cyane. Yaba kwezwa gukurwaho ibyaha. Reka kwezwa tubite gukurwaho ibyaha. Yaba byahoragaho. Ubwo byasaba na Yesu ahore apfa n'amaraso ye ahore ameneka. Umve nkubwira kandi kandi. Abakorinto 2:5-19. Haravuga ngo muri Kristo niho Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Noneho rero umwere ni muntu ki? Uwera ni muntu ki? Umukiranutsi ni muntu ki? Ni umuntu wemeye ubwiyunge bwe n'Imana bwabereye muri nde? Muri Kristo Yesu.
akemera ko amaraso ya Yesu yamenetse rimwe yamwogejeho ibyaha bye byose rimwe kuzageza iteka ryose. Ni nicyo twizera kuri Yesu. None se wenda dusubiye inyuma, abajya kwiyeza cyangwa abiyeza, yego, bo babigenza gute? Abajya kwiyeza rero boho aravuga ati uyu munsi nabeshye Etienne, yajya mu cyumba cy'amasengesho ati Imana imbabarire kubeshya. Urimo kubyumva? Imana imbabarire kurakara, Imana imbabarire kwibaza ku bantu n'ibindi nk'ibyo. Akavuga ngo ubwo abivuze mu mazina ubwo Imana ibimukuyeho. Reka tuvuge kwezwa nko gukurwaho ibyaha. None n'abandi bakamushuka ngo Imana ikubabarire, natwe turakubabarira. Ndetse barabanza kuvuga ati turakubabariye, ati n'Imana ikubabarire. Mbese bagahita bagiye mu mwanya bakabanza ndetse bagasumba Imana, bakigaragaza nk'aho aribo ndetse babanza kugira gute kumubabarira ari ubwa kabiri. Ariko bajya bavanga ikiboshye mu isi no mu ijuru kiba kiboshye. Urakoze cyane. Ariko ikiboshye mu isi ni ikihe? Kiba kinaboshywe mu ijuru, sibyo? Icyo muzaba ni Imana, ni Yesu wari uri gutuma abigishwa be abwira bagiye mu mahanga yose babwira abantu ubutumwa bwiza, sibyo? Hanyuma abazizera bababatize banabigishe kwitondera ibyo Yesu yategetse. Ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi, sibyo? Abo muzababarira ibyaha bazaba bagize gute? Babibabariwe. Bishatse kuvuga iki? Tugasobanura ko urumva niba abigishwa barabariraga n'abandi basigaye bari abigishwa nabo barababarira. Ubaza ibibazo byiza gusa. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri tubohora abantu gute? Yego, kuko nanjye uwo murimo ndawufite. Yego. Ntuzi ko bivuga ngo bisa nk'aho Imana yingingira abantu muri twe mu Bakorinto ba 2, yego, mu gice cya 5 haravuga ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ngo ndetse bisa nk'aho Imana yingingira abantu muri twe, ngo nuko turabahendahenda kugira ngo mwiyunge n'Imana. Kubera ko utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gucyanuka kw'Imana. Yego. Abantu tubabohoza ubutumwa bwiza. Mu yandi magambo dutangariza abantu uburyo Imana yababohoye muri Kristo Yesu. Wabyemera ukabura bohotse, wabyanga ukabukomeje kubohwa. Urimo kubyumva? Reka mbivuge ndi imbere ya kamera. Nubwo abantu bumva ubutumwa bwiza ngo bw'ubuntu bw'Imana bakavuga ati dore ubuyobe ngubu, dore inzaduka, dore kuyobya abantu, ariko utazizera ubu butumwa bwiza ndi kuvuga, utazizera ubu butumwa bwiza ndi kuvuga, yaba ari njye bwumvanye, yaba bwumvanye undi utari njye, ariko akumva aravuga ibi nange ndimo ndavuga, utazizera ibi azaba aboshye. Azaba akomeje kuba umunyabyaha, kandi iherezo ry'abanyabyaha bose no kujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ariko uzabwizera nawe guhera umunsi abwizereye azaba abohowe. Mu yandi magambo dutwaye message ibohora abantu bari baboshye, ariko utayemeye akomeza kuba aboshye. Nuko tuboha, nuko tubohora. Naho bwire nayo ravanga ngo turakubabariye ko ikiboshye mu isi no mu ijuru kiba kiboshye, ngo ubwo niba bakubona. Oya, mu yandi magambo nuko udasobanukirwa. Kubera ko muri Etienne Bibiliya uzi ko n'abantu bajya kuyiga nyine muri theology, sibyo? Bakaba bahanga muri Bibiliya cyane. None rero kubera ko bize ibyanditswe, bakaba bahanga mu bwenge bw'ibyanditswe, ariko bataramurikiwe na Mwuka Wera wavuye ku Mana, yego, bituma basobanura Bibiliya mu buryo bw'ubwenge bwabo, ntibasobanukirwe ibirimo. Ariko burya n'ubundi abantu bayobera mu byanditswe. N'aya madini yose ubona ashingwa buri munsi ashingwa yifashishijwe ibyanditswe byera, ariko mu bujiji cyangwa mu kudasobanukirwa.
none rero bagakora interpretation itariyo bakanayobereza abantu mu byanditswe kubera kudasobanukirwa icyo byanditswe bishatse kuvuga. Urimo kubyumva? Mu by'ukuri rero dutwaye ubutumwa bwiza bw'imbabazi. None se Yesu abivuga yavuze gute? Na Yesaya, reba Yesaya mu buhanuzi bwe mu gice cya 61 yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, uhereye ku murongo wa 1 nko ku wa 4, ngo yansiza amavuta ngo kugira ngo ubwire abagwaneza ubutumwa bwiza. Sibyo? Umve kuntu rero havuga ngo yantumye kubwira imbohe ko zigize gute? Message dutanga niyo kubwira imbohe ko zigize gute? Nubwo magati musohoke Imana yamaze kugira ute? Kubabarira, mwiguma mukajugane ko gutwara urubanza rw'ibyaha mwumva ko muzajya no kurimbuka, kandi Imana yaramaze kugira gute? Kubabarira. Ngo no gutangariza abantu mwayo magambo n'ubundi umwaka Imana ibagiriyemo iki? Imbabazi. None se ntiwumva ko ari twebwe tubohora abantu? Bivuze ngo n'ubundi badashaka no kubohoka n'ubundi bagomba babohe. Barakomeza babe baboshye. Ariko twebwe twari twashatse kugira gute? Kubabohora. Niyo mpamvu koko icyo tuboshye mu isi kiba kiboshye, n'icyo tuboheye kikaba kibohowe, nuko dufite ubutumwa bwiza bubohora abantu. Ubwumvisha akabwizera. Sibyo? Utabwizeye rero nawe akomeza kuba agize ute? Aboshye. Mbese udupinze. Upinze ubutumwa bwiza akomeza kuba agize ute? Aboshye. Niyo mpamvu ikiboshye mu isi, icyo tuboshye mu isi kiba kiboshywe no mu ijuru. Ubwo bivuze iki? Imana nayo ntifite ubundi buryo bwo kubohora umuntu, yo gukiza uwo muntu, kuko ntago bayumvisha ubutumwa bwiza buri mu buhore. Yego pe. Kandi wowe bujyanye. Yego pe. Nayo ntifite ubundi buryo yabohora uwo muntu idakoresheje abavuga ubutumwa bwiza bari hano mu isi. Ko ntago waboka kumvisha ubutumwa bwiza, ntago bishoboka. Kandi ubutumwa bwiza buraca mu uvuga ubutumwa bwiza. Urakoze cyane. Ikindi ngo bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, irangije iduha umurimo wo kugira gute? Wo kuyunga n'abandi. Ndihumva ko ariko tuwufite, nibwo dufite umurimo wo kunga abantu n'Imana. Ariko tubungisha iki n'Imana? N'ubu butumwa bwiza. Aho barakomeza bavuga ngo yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Mu Gifaransa ni la parole de la réconciliation. Ni ijambo ry'ubwiyunge hagati y'umuntu n'Imana. Niryo jambo dutwaye nk'abavuga butumwa bwiza. Noneho rero dusubire inyuma dukomeze kuri cya kintu cyacu turiho. Yego. Kugira kwiyeza. Yego. No kwezwa. Yego. Ubundi ni ryari umuntu ashobora kwiyeza? Ni ryari umuntu ashobora kwiyeza, ni ryari umuntu ashobora kwezwa? Umuntu ubwe ntiyakwiyeza kuko nta bushobozi afite no kwibeshya bwo kwiyeza. D'abord reka mvuge process bisaba umuntu adafitemo uruhare. Icya mbere bisaba igitambo. Yego. C'est ça. Kandi yusomye mu Barewi mu Baheburayo mu gice cya 10 haravuga ngo ibitambo n'amaturo ntabwo Imana yabishatse. Mu yandi magambo nabyo bitambo byatambwaga kera Imana yabiciriyeho iteka ubwo yari imaze kutubonera igitambo kimwe ari cyo Yesu Kristo. Ariko ubwo kwiyeza kera byarakundaga. Aha nabwo ntabwo umuntu yiyezaga. Reka mvuge process uraza kubyumva. Reka mvuge iki ngiki. Nako kanashaka tugera. Byasabaga umutambyi. Yego. Sibyo? Kugira ngo umuntu yiyeze. Cyangwa yezwe. Yezwe, sorry. Yezwe. Byasabaga iki? Umutambyi. Ntibisaba umutambyi gusa, bigasaba n'iki? N'igitambo. Ibintu byatumaga umuntu urimo kubyumva. Byasabaga umutambyi wabiyerejwe nawe, wabisigiwe mu yandi magambo. Abatambyi bakomokaga ku mugabo witwa Lewi. Nta wundi muntu agomba gutanga igitambo mu Barewi. Mu miryango 12 ya Isirayeli twavugamo umuryango wa Yuda, tukavugamo umuryango wa Simiyoni, tukavugamo umuryango wa Nafutali, tukavuga umuryango wa Isakari, tukavugamo umuryango wa Robeni, tukavugamo iriya miryango yose. Sibyo?
habonetsemo gusa Imana yashimye gufatamo umuryango umwe wo kwa Lewi. Iravuga ngo abatambyi naha bazagira gute? Bazajya baturuka. Niho bazajya babafasha. Yego. Urimo kubyumva? Kwezwa rero cyangwa se gukurwaho ibyaha ntibyashobokaga umutambyi adahari. Cyo ni kimwe. Umutambyi nawe ntiyabwiragwa umuntu amagambo ngo genda ndakwejeje. Yagomba kuba afite igitambo nayo kizira inenge. Kizira inenge. Igitambo nacyo kivugeho. Ego. Igitambo cyabaga kimeze gute? Igitambo icyambere byasabaga ko kiba kitarengeje umwaka. Bo ikindi ariko hari amatungo azira n'atazira. Bivuze iki? Mu matungo nayo hari amatungo Imana yafatagamo. Kavuga ati nemeye aya matungo ya naya niyo matungo nemera atazira. Tuvuge nk'ingurube, imbata, inkwavu, inkoko, mbese hari amatungo atari yemewe. Sibyo? None rero muri ya matungo yemewe nk'intama, nk'ihene, nk'inka, mu matungo yemewe nayo ubwayo byasabaga tuvuge iridapfuye ijisho, iritamugaye, itungo ry'ibara rimwe ritavangavanze. Critère Imana yari yarashyizeho zo kugira ngo igitambo nacyo kibe kigize gute? Kibe cyemewe. Tujyane. Noneho rero ibyo byamaraga kuboneka, ndashaka kuvuga ikindi kintu. Yego. Byasabaga n'urutambiro. Aho bagomba gutambira none byasabaga urutambiro kuko habaga ahantu hitwa ahera ariko hakaba n'ahera cyane. Aho rero hera cyane niho umutambyi yagiraga abantu akajyana amaraso y'ihongerero kugira ngo ayamene ku ntebe y'ihongerero, noneho ya maraso ahongerere ibyaha by'abantu. Urimo kubyumva? Si n'umuntu wari wese wageraga aho hantu. Sibyo? Noneho rero Imana yasheshe ubutambyi bwose bw'abantu. Ubwo yari imaze kutubonera umutambyi ari we nde? Yesu. Ngo imuhinduye umutambyi iteka mu buryo bwa Melikisedeki. Urimo kubyumva? Yesu rero yaduhindukiye umutambyi ariko anatubera igitambo. Urimo kubyumva? Noneho rero ngo nahera yatugiriye hera cyane, ntago ari ahera hano mu isi, ngo nahera ho mu ijuru, aho Imana iri nyirizina, apana ahashushanyaga ubuturo bwayo hano mu isi. Urimo kubyumva? Kuri ubu rero uwo twabonye nk'umutambyi ninde? Ni Yesu. Tujyane. Ariko ntiyatubera umutambyi gusa, anatubera igitambo. Ntago ari nacyo gusa. Noneho n'urutambiro ruba hehe? Mu ijuru niho yatugiriye. Ajyanye noneho ngo amaraso ye bwite atari amaraso y'ibitungwa. Urimo kubyumva? Sibyo? Noneho rero ibyo bituma Imana itubabarira ibyaha. Urimo kubyumva? Ariko ishingiye ku murimo wakozwe nande? Wakozwe na Kristo. Urimo kubyumva? Ishingiye ku murimo wakozwe nande? Na Kristo. Kuri ubu rero reka mvuge ikintu kibabaje. Umuntu wavuga ko akuraho abantu ibyaha. Bo ariko ntarageraho. Natwe dutwaye ubutumwa. Sibyo? Dutwaye iki? Ubutumwa bwo gutangaza umurimo wakozwe nande? Na Yesu, ngo uwemera akurweho ibyaha. Ariko atari mwebwe. Umuntu uvuga ko wubwe akubabariye, we afite ubushobozi bwo gukuraho ibyaha, na Antikristo weruye. Ni ikintu kibabaje ko abantu bakorerwamo n'umwuka wa Antikristo ariko batabizi. Antikristo barwanya, bagapfobya, bagatesha agaciro umurimo Yesu yagize ute? Yakoze wo gukuraho abantu ibyaha. Bo bakababwira ko ahubwo bazajya babasanga akaba aribo bakuraho ibyaha. Mvuga ikindi? Ni naho bahera bakabana ibya 10 n'amaturo
kubera ko mu isezerano rya kera abo batambyi bo kwa Lewi bagombaga gutungwa na kimwe mu 10 kizanwe n'indi miryango y'Abisirayeli igize ute isigaye, kubera ko batavaga aho ngaho bari aho kurwo rutambiro ntago bagomba kuhava, ntibagomba kuhava. Urimo kubyumva? None rero nabigize abatambyi kuri ubu atari bo cyambere bahiritse bateye Yesu kudeta batesha agaciro umurimo Yesu yakoze wo gukura abantu ibyaha, bahagarara mu mwanya w'abatambyi bakajya babwira abantu ko bakuraho ibyaha. Ariko umve rero ingaruka rero zirimo, ari uwo nguwo babwira ko mukuraho ibyaha, iteka yumva afite ibyaha mu mutima we, kubera ko bamuhaye produit ya pirate, kuko atari yo nzira Imana yagennye gukura abantu ibyaha. Ubimukuraho ubwe nawe arabifite, nawe ni umunyabyaha mugenzi we, bikarangira bose bagumye kuba abanyabyaha, kandi amaherezo yabo ari kujya hehe? Mu muriro utazima. Ni mpamvu Yesu azabwira abantu ngo mumve imbere mwankozi zibi bimwe simbazi, ariko ntabwo nigeze kubamenya, kandi bari bazi ko bakorera Imana. Sibyo? Ni ikintu kibi, ni ikintu gikomeye cyane abantu bubatse, abantu bakoze cyo guhirika Yesu bagagarara mu mwanya we. Muri Mateyo 23 ku mirongo 15 gutyo baravuga ngo abantu ngo bazenguruka imisozi n'ibibaya bashaka umuntu umwe bahindura ngayoboka idini yabo, ariko ngo yamaze kwiyoboka ngahinduka umwana wagiye no nk'ubwe ebyiri. Muri icyo gice n'ubundi haravuga ngo bahambira imitwaro iremereye cyane idaterurwa bakayikoreza abantu ku ntugu, nabo batatungaho imitwe y'intoke. Ikindi ngo bakinze umuryango w'ijuru, ibaze Etienne, ngo bafunze imiryango y'ijuru babuza abantu kwinjira, ariko nabo ubwabo ntibinjira. Nyamara disi ijuru Yesu yari yarifunguriye buri wese uzamwizera. Wowe dukurikiye, ni wizera ko wari ibyaha byawe byose ku bwa Yesu, ijuru uzaba uribonye, idini ritabigizemo uruhare. Kubera ko n'ubundi Yesu niwe tubwiye muri Yohana 14:6 yaravuze ngo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, nta wajya mu ijuru atari we umujyanye. Nta yindi nzira. Impamvu wumva nta juru utunze mu mutima wawe nuko warishakiye aho ritari, ubundi ribonerwa gusa muri Yesu. Amasengesho yawe atabijemo, amaturo yawe atabijemo, gusaba imbabazi kwawe kutabijemo, icya 10 kitabijemo, korari yawe itabijemo, urusengero rwawe rutabijemo, pasiteri wawe atabijemo, bire byose washakiraga mu ijuru kujya kanyarira bitabijemo, kujya kizabonwa bitabijemo, kujya samatare bitabijemo, mbese nta wundi murimo wawe ubijemo. Ikindi uzajya wabona icyo ushimira Yesu, uzajya wabona icyo wubahira Imana, uzayubahira, uzayishimira ubuntu yakugiriye muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu mu Efeso 2:8-9 haravuga ngo twakishijwe n'ubuntu kubwo kwizera Kristo, ngo ntibyavuye kuri twe ngo ahubwo ni impano y'Imana, ngo ntibyavuye no ku mirimo ngo hatagira umuntu wirarira. Uzi ko umuntu aramutse yakizwa n'imirimo ye yakwirarira cyane ibyo yakoze cyane, sibyo se? Ariko noneho umuntu yagiye yashimira Kristo amaze kumenya ko ntacyo yari gukora ngo kimuheshe ijuru, ahubwo noneho akabazi ngo nzarijyamo ku bwande bwa Kristo, nzarijyamo ku bwa Kristo. Ariko ntarasoza rero, none se kuki baririmba ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu isi ndetse ubundi gukiranuka ni ukubutabarwaho icyaha imbere y'Imana. Ubundi umukiranutsi ni umuntu Imana itabaraho icyaha, ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu isi ndetse no mu ijuru, ngo keretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu masa, ngo wogejwe na Yesu, ngo watunganijwe n'amaraso, ngo hari ubwo yakuhagije amaraso ye, ngo mbese imyambaro yawe irera. Sibyo? Ahandi ngo yanyishyuriye ya myenda yose, ngo yambabariye ibyaha atuma nera de. Ntabwo tuzababarirwa, ahubwo twagize gute? Twarababariwe. Ngo wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso ye, ngo mbese imyambaro yawe irera. Nuko umuntu abuwera
nuko umuntu yezwa, ntabwo umuntu yiyeza, ahubwo umuntu yezwa yizeye ko amaraso ya Yesu yamukuyeho urubanza rw'ibyaha bye byose mu buryo bw'iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Amen. Sinzi niba ari ikindi kibazo. Okay, gusa ndatekereza ko abantu bose bumva ko kino kiganiro cyangwa badukurikiye bagiye basobanukirwa neza uburyo umuntu yezwa ahubwo atiyeza. Urakoze cyane. Kwiyeza ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka rwose. Kandi bashaka no kwiyeza, bagende bashake inuma y'intungura, bashaka umutambyi, bashake no ubwo nihera ahera nyamara kubibona nayo ntekereza ko niyo nzira wenda bazabagerageje ariko ntibizemerwa. Ntabwo bizemerwa ko Yesu yabikuyeho. None se umwenda Yesu apfiriye ku musaraba byagenze gute? Umwenda ukingirije ahera cyane watabutsemo kabiri. Hari abantu bajye bongeraho ngo nukugira ngo buri muntu yigerereye. Ntabwo ari byo. Sicyo bivuze. Ahubwo hahera cyane niho umurimo w'ubutambyi waberaga. Noneho kubera ko umutambyi abonetse ahandi hantu hatari hariya, kubera ko igitambo kibonetse ahandi hantu hatari hariya, harashenga hariya. Urakoze cyane. Bivuze ngo n'ubundi uhabonye nta n'icyo wakumarira, ariko base kugira ngo uhabonye byaba ari nk'uko uyu munsi wazana inote ya kera, imwe ya kera yakoreshwa y'ibihumbi 5. Niyo waba ufite inoti zuzuye imifuka 10 kandi barayihinduye n'irindazi ririmo, irindazi gusa ntaryo wabona. Nta mucuruzi wari guha. Nacyo kimaze. Ariko ntacyo byapfa kurutaga, ntabwo bingana no kugenda kwihimbira ikindi kintu. Niba ufite nka zero gutyo n'ibice bingahe. Kuko muri ya magambo twavuze ari mu Baheburayo mu gice cya 10 umurongo nk'uwa 8 n'uwa 9 gutyo haranditse ngo nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ngo were ku murongo wa 5 kugeza nko ku wa 9 avuga ngo ibitambo n'amaturo ntabwo Imana yabyishimiye, ngo ahubwo yamwiteguriye umubiri, ngo ntiyishimiye ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha, ngo ari byo byatambwaga nk'uko amategeko yabitegekaga, ngo nuko mpera ko ndavuga ngo dore ndaje dawe nje gukora ibyo ushaka. Umva akantu ushaka kuvuga, ngo Imana ikuriraho, umve, ikuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Umva ko kantu, ikuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Uno ngo gushaka ko Imana gutuma twezwa, ngo tubihejejwe nuko umubiri wese watambwe rimwe, ngo bibe bihagije iteka. Niwumva ko Imana yakuriyeho iyo systeme yose ya kera gukomeza systeme ya Yesu. Bivuze rero ngo niyo wabikora na bya bindi niyo wabyigana ntago byagira ute, ntago byakwemera. Ariko biratuma tuvuga ibintu byinshi kandi ngira ngo hari twazasubukura, ariko reka mvuge naka. Ruriya rwitwa urusengero kubera ko Imana yarubarizwagamo. Kumundi gusenga no kujya kubonana n'Imana. Yego. Sibyo se? Gusenga no kuganira n'Imana. Noneho iriya nzu nubwo yagiraga aho ngaho abatambyi bakoreraga, ariko yagiraga naho amateraniro n'ibindi. Urimo kubyumva. Noneho rero abantu bajyaga gushaka Imana kuri urwo rusengero. Kubera ko koko yari natuye nyine muri urwo rusengero hahandi hera cyane. Niho yarije n'umutambyi kwinjiramo hari byasabwaga kugira ngo atagwayo, ariko babaga bari hafi yayo byibuze. Yego, babaga bari hafi. Noneho kuko rero yari yarababwiye ko izahaturika abana nabo mu ubwo buryo. Mbere byabanje kwitwa ihema ry'ibonaniro, ariko igihe kimwe Dawidi aza gushaka kubakira Imana urusengero. Imana iramubwira ati si wowe uzarwubaka, Salomo niwe uzarwubaka. Nabyo bifitemo ubundi bwiru, kuko yaramubwiye ngo uwo mu rubyaro rwawe ni uzanyubakira urusengero, kuko Yesu akomoka mu rubyaro rwa Dawidi. Yesu niwe agomba kuzubaka urusengero nyakuri. Aho ntabwo tuhajya, hari banza ari birebire cyane, ariko Salomo nanone ukomoka kuri Dawidi yubakira Imana igishushanyo cy'urusengero, ariko urusengero nyakuri rwagomba kubakwa nande? Na Yesu. Igishushanyo cy'urusengero sasa Imana ikakibarizwamo mu buryo bw'igishushanyo nyine. Mu by'ukuri ntiyahabaga. Ngo Salomo amaze kurwuzuza yaravuze ngo ndabizi ko utaba mu rusengero, ariko ngo n'umuntu uzasenga yerekeye uru rusengero uzamwumva uri mu ijuru. Yego. Noneho rero
Imana isheshe ruriya rusengero byari bivuze ko noneho abantu batagomba kongera kujya gushakira Imana mu rusengero. Abantu rero bubatse ibindi bisengero babyita yewe bidafite naho bihuriye na kiriya gishushanyo cya Salomo. Tugiye muri detaye zarwo ibyabaga hirya, habagamo isanduku y'isezerano, mu iyo sanduku y'isezerano hakabamo ya manu Imana yahaye Abisirayeli bakiri mu butayu, habagamo ibisate by'amabuye, bya bisate byari byanditseho amategeko, habagamo inkoni ya Aroni yarabije uburabyo. Mbese biriya Imana yari ifite uko yabitegetse byikanabyubaha nayo kuko ariyo yari yabibahaye, noneho mu by'ukuri biriya byitirirwaga Imana bigakunda. Yego, birababaje mwabagabo mwe mwirwe mwambura abantu utwabo, mubacuza utwabo, mwitwaje izina ry'Imana, muzabona ishyano nimutihana. Ariko namwe igihe ni iki cyo kwihana, ntago tubatinya kuko turagira ngo turekure ubugingo bwa benshi. Ariko namwe muri moga, namwe makwiye kurokokaga, namwe murimo ahari mubikora kubw'ubujiji, mubikora kubera icyo mudasobanukiwe, ariko namwe ni igihe cyo kurokoka mukikizanye n'ababumva. Inzira ni Yesu, ntabwo inzira ari amaturo. Inzira ni Yesu, ntabwo inzira ari amasengesho. Inzira ni Yesu, ntabwo inzira ari pasiteri. Inzira ni Yesu, ntabwo inzira ari idini. Inzira ni Yesu, ntabwo inzira ari icyacumi. Inzira ni Yesu, ntabwo inzira ari korari. Inzira ni Yesu, ntabwo inzira ari amasengesho. Inzira ni Yesu, ntabwo inzira ari ibyo umuntu akora. Wowe dukurikira turakwinginga cyane n'igishyika cyinshi n'ijwi rirangurura cyane kubera agahinda tuba dufite, kugira ngo uyu munsi uhagarariraho nawe uyoboke Yesu akugeze mu ijuru, kubera ko nta yindi nzira ibaho, ibindi baragutuburiye. Yego, urakoze cyane rero. Wenda wasoza kubwira abantu badukurikirana ahantu bashobora kudusanga, nibyo rwose washaka nomero yagusangaho. Nibyo rwose, kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Mu by'ukuri tugira uburyo bwinshi tubwirizaho ubutumwa bwiza. Tugira amaradiyo abiri muri iki gihugu cy'u Rwanda tubwirizaho ubutumwa bwiza, ariko kubera ko bijya bihinduka tukimuka twava kuri radiyo imwe tukajya ku yindi, ni byiza ko uzatwandikira mu gihe runaka, uzabonera iki kiganiro ukatubaza icyo gihe tuzaba turi gukorera ku zihe tuguhe n'imirongo zivugiraho. Yego. Icya kabiri, ubwo kutwandikira cyangwa kuduhamagara birumvikana ko bisaba kuba uzi nimero zacu. Nimero wakoresha ni 0784 42 57. Uri hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda dukunda, birumvikana ko ushyiraho kode y'igihugu na akamenyetso ko guteranya 250 7 8 42 57. Tuzakwakira na yombi n'igishyika cyinshi kugira ngo tugufashe. Ikindi tugira birumvikana YouTube channel, nudukurikira uzaba dukugiye kuri YouTube channel Ijuru TV. Si ibyo gusa, tugira urubuga rwa WhatsApp. Yego. WhatsApp group dukoresha mu by'ukuri nayo tuganiriraho, noneho mu buryo bwa buri munsi. Noneho na za audio z'ibiganiro byo kuri radio tuzizana kuri groupe kugira ngo dusangize abatabashije gukurikira ibiganiro. Ubwo rero nazo kugira ngo uzigereho, ugere kuri WhatsApp groupe yacu, birumvikana ni za nimero navuze nizo ukoresha, ukanyandikira cyangwa ukampamagara nkagushyiraho. Nubwo abadimini ari benshi, ariko ukoresheje iyo nimero waye tujya nyine kuri WhatsApp group. Facebook page nayo irahari, nayo yitwa Ijuru TV. Kimwe nuko na channel Ijuru TV naho wageraho mu by'ukuri ukadukurikira. Tuba dushyiraho ibiganiro bigiye bitandukanye byagufasha mu buryo bwo kurushaho gusobanukirwa iri jambo ry'ubutumwa bwiza ryabaye ubwira kuri benshi, ariko rigahishurirwa bamwe. Nawe twakwifuriza ko ishurirwa nibi kugira ngo udusangire nawe ubwami bw'Imana, ube umuraganwa natwe ubwami bw'Imana. Numva rero kameramani nawe yatanga andi mazina. Ntekereza ko abadukurikirana barabyumva, cyangwa bajya babona ibiganiro byacu ku Bukiriro TV. Yego. Ndetse no ku Bikorwa TV. Yego. Cyane cyane nabwira n'abantu abanyamakuru bagenzi wanjye yaba bashaka gufata ibiganiro byacu. Yego.
biremewe gutuma imwe muri twebwe akaguha ikiganiro yego pe ubutumwa bwiza tubwira nta mafaranga nta kindi kiguzi tuguca yego wumva hari icyo nawe washaka ko twakuganiriza ku ijambo ry'Imana twaguha umwanya rwose ukaza ukaguha interview yego pe aho waba uri hose nibyo rwose ibyo hanyuma navuga ngo Imana ibaha umugisha. Nimero zawe wowe kuwashaka kumufasha kumugara cyangwa ko namufasha 0788 57 60 nibyo reka tubivuge kubera ko mu musanzwe umurimo udukorera wo kudufasha mu buryo bw'ibiganiro ariko nawukora no mu buzima busanzwe cyane bityo rero wakwifuza ko umukorera none nyine yagushaka ku izo nimero kandi wamukorera neza nk'uko natwe turi abahamya yo kudukorera neza cyane rwose icyo nacyo ntabwo twabura kukivuga kandi byose biba bikenewe. Imana ishimwe. Amen. Amen.